ariko kubw'urukundo za ntambwe zindwi Kristo yateye, iya mbere agasiga ubwiza bwe mu ijuru. Iravuze ngo kubana n'Imana yabonye atari ikintu cyo kugundirwa, yemera kwisiga ubusa, yambara akamero nk'ak'umwana w'umuntu. Ari nje, ari ya Marina ashaka, ari wa muprofeseri, ari wa mudogiteri Imana ishaka. Icya kabiri, aza yemera gutwitwa amezi 9. Haleluya. Ibyo ni ubuntu. Wiza ngahe se? Wiza ngahe, ufite ngahe? Mvuka hehe? Ni mu buntu. Ni mu gakiza. Umukameramani naye yari yarakubiswe, ndamuzi. Naye yari yarakubitiwe hano i Beteli. Rero urumva twibereye mu buntu. Nge pasiteri wari imbobo Nyabugogo, none ngo ndi pasiteri, ngo Theogene nzaho cyaho. Ni mu buntu. Ni Imana kuguha ikintu kitari kigukwira, ariko kubera urukundo rwayo yarangiza ikakiguha nta kiguzi. Tuyishimiye rero urukundo rwayo, imbabazi zayo zadusanze ku muhanda, zikaduha agakiza, zikaduhuza n'abakomeye, nabo bakaza twese tugasangira izina, tukitwa abana b'Imana muri uyu muryango. Gutwaza umushumba Bibiliya si icyaha. Umuzungu, umwirabura, uwize, utarize, bosi n'umuyaya, umunyonzi n'umumotari, umuzunguzayi n'uwo muri biro. Utavuze ngo amen. Amen. N'indara z'imihanda. Upfa kuba umwemeye. Ari ijambo nkunda ryanditse muri Yohana 3:16 rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese, n'umwizera wese atarimbuka, aho bwabwo bugingo buhora. Nongeye kubasuhuza. Yesu ashimwe cyane. Turi kumwe n'umutumirwa ukomeye, ni umugabo w'Imana, ni umugabo w'amateka, Pst Theogene. Reka rero tumwakire. Twishimiye ikaze muduhaye. Amen, amen. Ariko hakomeye Imana, hakomeye Imana utazayineza ngo twatumiye umutumirwa. Ubundi abantu habaga bari bahishuriwe, habaga bari barishuriwe bakamenya imiterere y'Imana yacu. Rero buriya iyo ushaka gucokoza icyubahiro cyayo irakwereka. Reka tugiharire Imana, ubundi turi hano nka pasiteri n'umunyamakuru na kameramani, ariko ubundi hakomeye Imana. Gusa icyo namaze kumenya, iyi Imana ihaye icyubahiro cyayo, kuko igihorana iragusubiza ikakigusubiza, ikavuga ati mu ijuru ufite abandamye, ariko kuko uyu mwana ampaye icyubahiro cyanjye, reka mbese tunezererwa ibyishimo byacu, icyubahiro cyacu, gukomera kwacu, cyangwa ibyo dukeneye byose tubibonera muri Kristo Yesu. Amen, amen. Ariko none ukubahwa bubahwe. Abantu tujya bakadutwaza Bibiliya ntago ni byiza, bajya bazibatwaza, nanjye bajya bayintwaza mu mutima, ariko ni wakayira naze ifite ibiro bingahe, ifite ibiro bingahe, nta n'ibiro bibiri birimo, nta n'ikiro. Bibiliya nta kiro kirimo, ahubwo bazaze mbaha akaborodero ejo bundi k'umwana, babyeyi umwana, amashuri natangira mu kwa 9, nyubahe bariyo bantwaza. Ako simbi umva urantwaza Bibiliya, waje nkaguha ababyeyi mwuka yintwaza mu bana 8, 10 nabangahe ndera. Ariko turimo turaganira kandi n'abandi babyureho. Gutwaza umushumba Bibiliya si icyaha pe, ntago ari icyaha, mujye muzibatwaza, ariko nyimuzayintwaza ubutaha. Amen. Pastor, atari ubungubu ubutaha. Pastor, ntimwadusengera kugira ngo reka dusenge Imana. Mana data twese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo Nazareti, kanyaka tugushimiye kujya neza ko n'ukuri rwo ruhoraho iteka ryose. Bana natwe muri uyu mwanya tugiye kuganira amagambo y'isanamitima rishingiye ku ijambo ry'Imana. Umwuka wera yaherekeze, ayagure mu mitima y'abagiye kuyumva, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane. Pastor, nge nari mfite icyifuzo cyangwa insanganyamatsiko y'agakiza. Imana igitanga agakiza. Hari abana baba bari mu muhanda cyangwa umuntu ari mu byaha, akumva ko adakwiye agakiza. Nanjye ibyo bintu byagiye bimbaho. Ubwo nari ndi mu muhanda, ndi umujura, hariya Nyabugogo, ingangi zitandukanye muri mujyi wa Kigali nazigiyemo. Nkumva ko
ntari umuntu ntabona agakiza, mbese Imana itampa agakiza, ariko Imana iza kugira gute irambabarira. Mwadusobanurira ku gakiza? Hari ijambo nkunda ryanditse muri Yohana 3:16 rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese n'umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Reka nsubiremo. Iri jambo riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ndahakunda umuzungu umwirabura uwize utarize bosi n'umuyaya umunyonzi n'umumotari umuzunguzayi n'uwo muri biro utavuze ngo amen. Amen. N'indara z'imihanda upfa kuba umwemeye wese wahabwa ubushobozi bwo kwaba. Kandi reka nkubwire ikintu cyanejeje, wa wundi uvuye muri biro maze kwiga mu Buhinde no mu Bwongereza akaza ari docteur, hari umuntu witwa docteur ku buryo umuhamagara udashyizeho ititira docteur atakwitaba, na wa munyonzi wa Nyabugogo na yandara yo kwa Mutangana bose iyo bakijijwe bakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza basangira izina bitwa abana b'Imana. Amen. Ariko haleluya. Sinzi aka kantu nibukumva. Oya ako kantu ndakumva. Base nta cyiciro cy'ubudehe kibamo muri uyu muryango w'abana b'Imana. Kandi umva ikintu cyanejeje, ngiyo Mana itanga agakiza ntigira isoni zo kwitwa data ngo natwe tukaba abahungu n'abakobwa bayo. Amen. No uvuga ngo uretse gato urwo ni rwa rukundo rw'Imana ruduhuriza muri uyu muryango. Urukundo rw'Imana rero rugabanyijemo ibice bitatu, cyangwa se rugizwe n'inzego eshatu, cyangwa se rugizwe n'inkingi eshatu. Inkingi ya mbere ni inkingi yitwa imbabazi. Inkingi ya kabiri ni inkingi yitwa agakiza. Inkingi ya gatatu ni inkingi yitwa ubuntu. Kuvuga ngo iyo umuntu avuze imbabazi akavuga agakiza akavuga ubuntu abavuze urukundo rw'Imana. Amen. Imbabazi ni iki rero? Ni Imana kukubabarira ibyaha wakoze, kandi igihano cy'ibyo byaha ubwabyo rwari urupfu, cyangwa se cyari kimwe mu bikomeye nk'uko birivuga. Biravuga mu isezerano rya cyangwa nugira umuntu ukuramo ijisho bakagufata utaragera mu mudugudu w'ubuhungiro, nawe uhorwa icyo gihano ukurwemo iki irindi jisho. Aho ni mu isezerano. Nufatwa usambana uterwa iki amawe, ariko kubw'urukundo za ntambwe zindwi Kristo yateye, iya mbere agasiga ubwiza bwe mu ijuru. Iravuze ngo kubana n'Imana yabonye atari ikintu cyo kugundirwa, yemera kwisiga ubusa, yambara akamero nk'ak'umwana w'umuntu. Ari nje, ari ya Marina ashaka, ari wa muprofeseri, ari wa mudogiteri Imana ishaka. Icya kabiri, aza yemera gutwitwa amezi 9. Icya gatatu, yemera kuvukira mu cyaro. Amen. Ntiyavukira i Yerusalemu, aremera ajya kuvukira mu murwa muto mu cyaro. Cya gatanu, yemera no kuba impunzi, arahunga. Indi nkingi, yemera no gupfa ku musaraba. Amen. Uretse ko atapfuye yanyuze mu rupfu. Urupfu yari rufiteho gahunda, ntabwo ari rwo rumufiteho gahunda. Yari agiye gufungura ibituro by'abera. Ariko haleluya. Kandi amaze kuzuka rwa rukundo rwe azukana n'abera. Yego. Ntiyahita n'abajyana no mu ijuru ngo babanza gukora karasisi Yerusalemu. Babona ibituro by'abera bikinguka, babona Yerusalemu akarasisi. Bamenya ko abapfuye bazagira gute, kuko ari abataramwemeraga. Sashim. Si n'ibyo gusa, hasigaje no kuzaza kudutwara. Aho ni muri ka gakiza. Abamwizeye. Ni muri za mbabazi. Amen. Ni muri bwa buntu bwayo. Ubusobanuro bw'ijambo imbabazi ni Imana kwibuza kugwana igihano cyari kigukwiriye kubera imbabazi zayo. Nawe ugahinduka icyaremwe gisha. Ijambo rya kabiri ni agakiza. Agakiza ni Imana kugukiza akaga wari wisanzemo. Amafaranga atagira icyo akora, imiryango itagira icyo ikora,
umudamu atagira icyo akora, amashuri wize atagira icyo akora, inshuti n'abavandimwe batagira icyo bakora, ariko urukundo rw'Imana rwuzuye agakiza rukagusanga muri ako kaga, rwangiza rukagutabara muri ako kaga. Amen. Ijambo rya gatatu ni ubuntu. Kuba witwa murokore, kuba byonyine wicaye ngo ufite ikinyamakuru cyitwa Manu TV, ni ubuntu. Umuntu warindara si umaze kutubwira ngo ari imbobogo cyane rwose, none ngo ufite ikinyamakuru, ngo uri umunyamakuru, kamera imbere yanjye, wanyicaje, uri itihereza icyubahiro. Haleluya. Ibyo ni ubuntu. Wiza ngahe se? Wiza ngahe? Ufite ngahe? Mvuka hehe? Ni mu buntu, ni mu gakiza. Kandi reka nkubwire ikintu cyanejeje. Wa wundi uvuye muri biro, maze kwiga mu Buhinde no mu Bwongereza, akaza ari docteur. Hari umuntu witwa docteur ku buryo umuhamagara udashyizeho ititira docteur atakwitaba. Na wa munyonzi wa Nyabugogo, na yandara yo kwa Mutangana, bose iyo bakijijwe bakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, basangira izina, bitwa abana b'Imana. Amen. Ariko haleluya. Sinzi aka kantu niba ukunda. Ako kantu ndakunda. Base nta cyiciro cy'ubudehe kibamo muri uyu muryango w'abana b'Imana. Muhukani umva ikintu cyanejeje. Ngiyo Mana itanga agakiza ntigira isoni zo kwitwa data, ngo natwe tukaba abahungu n'abakobwa bayo. Amen. No uvuga ngo uretse gato urwo ni rwa rukundo rw'Imana ruduhuriza muri uyu muryango. Urukundo rw'Imana rero rugabanyijemo ibice bitatu, cyangwa se rugizwe n'inzego eshatu, cyangwa se rugizwe n'inkingi eshatu. Inkingi ya mbere ni inkingi yitwa imbabazi. Inkingi ya kabiri ni inkingi yitwa agakiza. Inkingi ya gatatu ni inkingi yitwa ubuntu. Kuvuga ngo iyo umuntu avuze imbabazi akavuga agakiza akavuga ubuntu, aba avuze urukundo rw'Imana. Amen. Imbabazi ni iki rero? Ni Imana kukubabarira ibyaha wakoze, kandi igihano cy'ibyo byaha ubwabyo rwari urupfu, cyangwa se cyari kimwe mu bikomeye nk'uko birivuga. Biravuga mu Isezerano rya Kera, nugira umuntu ukuramo ijisho bakagufata utaragera mu mudugudu w'ubuhungiro, nawe uhorwa icyo gihano, ukurwemo iki? Irindi jisho. Aho ni mu Isezerano. Nufatwa usambana uterwa iki? Amabuye. Ariko kubw'urukundo, za ntambwe zindwi Kristo yateye, iya mbere agasiga ubwiza bwe mu ijuru, iravuze ngo kubana n'Imana yabonye atari ikintu cyo kugundirwa, yemera kwisiga ubusa, yambara akamero nk'ak'umwana w'umuntu. Ari nje, ari ya Marina ashaka, ari wa muprofeseri, ari wa mudogiteri Imana ishaka. Icya kabiri, aza yemera gutwitwa amezi 9. Icya gatatu, yemera kuvukira mu cyaro. Amen. Ntiyavukira i Yerusalemu, aremera ajya kuvukira mu murwa muto mu cyaro. Cya gatanu, yemera no kuba impunzi, arahunga. Indi nkingi, yemera no gupfa ku musaraba. Amen. Uretse ko atapfuye yanyuze mu rupfu. Urupfu yari rufiteho gahunda, ntabwo ari rwo rumufiteho gahunda. Yari agiye gufungura ibituro by'abera. Ariko haleluya. Kandi amaze kuzuka, rwa rukundo rwe azukana n'abera. Yego. Ntiyahita n'abajyana no mu ijuru ngo babanza gukora karasisi Yerusalemu. Babona ibituro by'abera bikinguka, babona Yerusalemu akarasisi. Bamenya ko abapfuye bazagira gute, kuko ari abataramwemeraga. Sashimwe. Si n'ibyo gusa, hasigaje no kuzaza kudutwara. Aho ni muri ka gakiza, abamwizeye, ni muri za mbabazi. Amen. Ni muri bwa buntu bwayo. Ubusobanuro bw'ijambo imbabazi ni Imana kwibuza kuguhana igihano cyari kigukwiriye kubera imbabazi zayo, nawe ugahinduka icyaremwe gishya. Ijambo rya kabiri ni agakiza. Agakiza ni Imana kugukiza akaga wari wisanzemo. Amafaranga atagira icyo akora, imiryango itagira icyo ikora, umudamu atagira icyo akora, amashuri wize atagira icyo akora, inshuti n'abavandimwe batagira icyo bakora, ariko urukundo rw'Imana rwuzuye agakiza rukagusanga muri ako kaga, rwangiza rukagutabara muri ako kaga. Amen. Ijambo rya gatatu ni ubuntu. Kuba witwa murokore,
kuba byonyine wicaye ngo ufite ikinyamakuru cyitwa Manu TV n'ubuntu umuntu warindara si umaze kutubwira ngo ari imbobogo cyane rwose none ngo ufite ikinyamakuru ngo uri umunyamakuru kamera imbere yanjye wanyicaje uri itihereza haleluya ibyo ni ubuntu wiza ngahe wiza ngahe ufite angahe mvuka hehe ni mu buntu ni mu gakiza umukameramani naye yari yarakubiswe ndamuzi yari yarakubitiwe hano i Beteli rero urumva twibereye mu buntu nge pasiteri wari imbobo Nyabugogo none ngo ndi pasiteri ngo Theogene ngo inzahu cyaho ni mu buntu ni Imana kuguha ikintu kitari kigukwira ariko kubera urukundo rwayo yarangiza ikakiguha nta kiguzi tuyishimiye rero urukundo rwayo imbabazi zayo zadusanze ku muhanda zikaduha agakiza zikaduhuza n'abakomeye nabo bakaza twese tugasangira izina tukitwa abana b'Imana muri uyu muryango w'abana b'Imana nayo ikatubera data natwe tukayihera abahungu n'abakobwa neza amen 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 bafashijwe gutekereza ku rukundo rw'Imana haleluya Imana yacu ishimwe cyane utubwirije ijambo ryiza agakiza umva ko Imana itanga agakiza ntabwo itoranya toranya marine ntizabamo kandi ari ibishoro habizi ko nta gishoro yari imvange twirasaga ubwo rero urumva nta bishoro byari bihari ariko Imana yaradukunze bajya manda bemera inzo mundemere aya nizanye mwana ni mundasire reka mbanze ndangize ino mirongo ubundi nze tu bana mundemere baraba nabo barishumiza ati pastor atuganije mu mvugo kandi wasanga wayijimije kamera aho ngaho ntago yayizi nabo Imana irabakunda kandi wamubwira ngo Yesu aragukunda ngabyumva bisaba kubivuga mu mvugo y'umwe nawe Yesu arakwemera mani utongeye mani mwana ntiyabyumva pastor rwose hari ahantu wigeze kujya ni umuntu wabimbwiraga kuko ntago twajyanye avuga ati pastor mwari mugiye gusura abana bari ku kirwa kiwawe mwari mwagiye muri abapastor babiri ngo ariko warahagurutse ijambo wigishije uburyo wigishijemo imyigishirize ngo hihannye abantu 2,000 ndavuga intikwe narabirebaga nabonagamo abantu bamwe twabanye kuko nge nabanye indara igihe kirekire hano muri uyu mujyi wa Kigali na nubu harimo abakirindara nuko nagira ubuntu nkuko ubivuga nagira ubuntu pe kuba meze gutya Saidi n'ahantu nagiye nyura mu bigo by'imbobo nagiye nyuramo kuba rwose mfite agakiza n'ubuntu bw'Imana avuga nti pastor wemeye bari abana wemeye guhinduka cyambere nukuzirikana aho wavuye Imana yamaze kubwira abisirayeli ngo nimugera mu gihugu ntimuzibagirwe muzahore muzirikana iteka ryose inzira mwanyuzemo mbakuza amaboko akomeye n'imbaraga mbanyuza ubutayu bwose mbakora mu Egiputa nanjye sinshobora kwibagirwa aho Imana yankuye inzira yanyujijemo aho yankuye ni mu Egiputa y'ibyaha ndi mu buretwa bwa Satani ankuza amaboko akomeye sigaye abandi anyuza inzira y'ubutayu inzira y'agakiza kugira ngo nkomereye mu byibi igenda inyagura ngezaho mbaye pasiteri mbaye umushumba nanjye mfite intama noneho amen haleluya nkabatiza ngasezeranya hatanga igaburo ryera kuki nabibagirwa abo nasize niyo mpamvu rero ni inshingano zanjye numva ari umuhamagaro wanjye numva afite ideni Imana yambabariye numva afite ideni sosiyete nyarwanda yongeye kungirira icyizere numva afite ideni itorero mbarizwamo numva afite ideni Imana yacishimwe cyane ryo guhindura umwe akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza akava mu byo yibwira ni muri urwo rwego rero dukora urugendo si iwawa gusa no mu bindi bigo ngororamuco hose tukageraho cyangwa transit center kujya kuganiriza n'abarushye n'abaremerewe cyane bishwe imiganje urayizi ganje ndazizi ganje narazitumuye kereka kameramani ne wavuye ibyaro itafata ni wavuye ibyaro kuko naje kundi uriya ikintu ntigeze nsomaho
intuza kore na essence ariko ganja kuko kore nabonaga ari umwanda kwa kundi ushyira mu ntuza bya cupa ni watinze ubwo ntago nayikundaga kore ntago nayikundaga essence yo nayitinyiye hari twibikoresho tubyita ibikoresho byose twaravangaga kivangura Imana ishimwe gusa ayigereje ikora kubw'imbabazi zayo n'agakiza kandi n'urukundo rwayo niyo gushima kandi reka mbwira abangaba ntago iduha agakiza ngo idukure ku muhanda tujyane mu ijuru gusa tukiri no muri ubu buzima itugarurira amahirwe yacu twasenye itugarurira icyizere mu bantu twe twisenyeye turi mu byaha iratwubaka tukaba twubakitse ntiduhe n'ijuru ntizatujyane mu ijuru gusa tukiri no mu isi igenda itwomora ibikomere by'ibirarane twakomerekeye mu byaha ni ukuri ubuze akantu keza nibuka aho bari bagiye kungongera Nyabugogo nasaga nabi pastor nasaga nabi wa muntu ikirenge cyahindutse umweru wareba ikabutura nambaye kubera ingangi ntube watekereza kuvuga ngo uyu muntu nanzi iruhande umuntu arandeba atireba uko gisa agiye gukata imodoka ica ku ruhande ibwo ni ubuntu bw'Imana bwawe ndoze ubuntu bw'Imana ibitwongera iminsi yo kubaho kubera ko ibizikejeje bundi abantu bundi bareba hano bareba ubu ariko ntibareba igihe kizaza ni ukuri ubu umuntu wajyagamo inkonji imihanda iyo wacomye buri muntu wese akurya iba mu nzira wandara akahita nakujomba ariko ubu ngubu nanjye mutambuka mpindura vitesse amen kubera Imana wayimereye no kuri iragikuye rwose ihabwe cyubahiro icyo nabwiraga abantu ntiduha agakiza gusa ngo tuzajye mu ijuru ahubwo iduha n'agakiza ikatubabarira ikatugarura n'amahirwe yacu yasenyutse twebwe ubwacu twagize uruhare rwo gusenya kuko iyo uri mu byaha hari urwego umuntu ageramo akaba atagusiga muri saro akavuga ati nimusiga muri saro usanga yitwaranye na cagi nimusiga muri saro usanga yitwaranye na raronje bikaba ngombwa akavuga ati reka iyi ndara ntawayivamo ariko iyo ukijijwe ukakira Yesu Kristo w'Umwami uretse no kugusiga muri saro wicara no ku ruhimbi bakaguha umwanya ukabwiriza akubwira ngo ugengamire amen cyangwa mbe ngiye oya uvuze akantu nari ndimo mbimedita numva ukuntu nanjye hari abantu najyaga gusura bafata reka tumanze duhisha amafone yacu yandi arahageze kandi n'umuhanda narawuvuyemo icyo gihe kuko izo ni ingaruka zo gutinda mu Egiputa none umuntu agiriwe imbabazi ahawe agakiza agiriwe ubuntu agiye gusenga ahindutse umurokore ba bantu barebera muri yandorerwamo yuko umuntu yari umurara bakavuga bati uyu muntu uko ariko kose ngo abanyarwanda baca umugani ngo akabayicunye ntikoga bati uyu muntu uko ariko kose nubwo yahawe agakiza ntabwo yakwigera ahinduka bati nibyo yavuga ku muhamagaro arabeshya kubera ko kakantu karacyamurimo kuburana icyo kintu wakitubwiraho iki pastor nibyo nakubwiye ngo ingaruka zo gutinda mu byaha njye ntago njya mbarenganya ko najyaga ninjira mu itano bakansaka ngo mve ko nta kintu cy'abandi gisohokanye ndi musore nakwegera umuntu agacikira ishakoshi akavuga ati ntawamenya ejo bundi ariho batwaye telefoni kandi narabatijwe negera ameza y'umwana izo ni ingaruka zo gutinda mu byaha ariko uko utindana n'Imana nkunda ijambo ry'Imana Imana yavuze ngo nkunda abankunda bashakana umwete bazambona uko utindana n'Imana ugenda usa nayo yongera kukubakira icyizere mu bantu mbwire n'abadukurikiye uko utinda mu isi usa nayo cyane kutinda ucuruza ifasa n'iki asa n'ifu kubera ko ucuruza amakara asa n'iki ucuruza umucanga asa nawe nutinda n'Imana uzasa nayo amen reka dutindane nayo Imana yacu ihabwe icyubahiro Imana ishimwe reka itugaruye icyizere mu bantu banga Imana yacu igigarura icyizere kandi koko yarakigaruye pe buriya tuba twishimye iyo tubana na pastor hari ibyo yabonye hari ubuhamya bwe yabonye akatubwira ati Imana igigira imbabazi ikagira ubuntu igatanga agakiza ku bana bayo natwe twumva twiremyemo icyizere kandi ndetse na wa wundi ukiri muri wa muhanda nawe yabonye kino kiganiro ndabizi hari abana ubu ngubu iterambere ryarateye ntago ari nka cya 9 tukiri mu muhanda twari tuzi telefone cyari cyo oya hari abana tutazahura nabo mu nsengero ava mu gipangu na vewiti cyangwa
viga imujyanye kuri pisine muri siporo ntawe muzahurira ariko kubera Imana ikoranabuhanga basigaye bakurikira ibyanditswe yicaye kuri mashini imbere ye hari n'abantu bari busy yiga muri weekend mu minsi y'imibyizi bari mu kazi ariko byibuze amasaha ya pause imbere y'amashini akakurikirana inyigisho cyangwa ikiganiro nk'iki duhamya rero ko nabyo Imana iri kubikoreramo irivuga ubutumwa rya online. Amen amen. Ariko hari ikintu ngene njya mbona iyo wa mwana wa wundi wavuye hahandi habi cyane akagirirwa ubwo buntu akagirirwa imbabazi agahabwa agakiza iyo akijijwe neza akabigumamo Imana iramukomeza ku buryo ari wa wundi ubumeze nkandi nka Eliya ngo yari umusuhuke Eliya witishuye wari umusuhuke w'igareyadi uko yageze imbere y'aho bagakomera nsanga n'uwo muntu ariko bameze niko bameze wababariye byinshi akunda cyane kandi buri muntu avuga inzira y'umusaraba yanyuzemo burya niyo mpamvu Kaleba atari kuvuga nka Yosuwa ntiyari kuvuga nka Kaleba niyo mpamvu Petero atari kuvuga nka Yohana Yohana ntiyari kuvuga kimwe nka Tito nka Filipo oya buri muntu rero uko yahuye na Yesu niko amuvuga kandi Kristo uko akwiyeretse niko umufata twese ntago twiyereka rimwe kimwe hari uwo yiyereka yararwaye agakira ati ni dogiteri amwita dogiteri uwo yahaye ibiryo ahita avuga ati Yesu wacu atange niyo umubwiye gusengera abarwayi cyangwa gusaba minerivare kubwira Imana ngo sengera abanyeshuri Imana izabaha amanota meza atangira avuga ati Imana utanga ubwenge nk'uko wampaye ibiryo aba ariko n'abantu baha ubwenge mbese arabona nka Yesu utanga iki ibiryo urimo urabyumva niyo mpamvu rero uyu mwana yavuye ku muhanda yakijijwe iteka ryose muri we nawe agira ishyaka ryo kumva yakura abandi bagenzi be ku Mana nta kundi gukomera bose baba bakomeye ari uwavuye muri biro nyine azana n'ubwenge bwe wavuye ku mihanda nawe azavuga Yesu mu muvuduko nuko ngo ariko twese ari Kristo tuvuga uzumva umusirikare nawe wakijijwe atanga ingero zo ku rugamba kuntu ibikompura bigenda dukwiye gukororinga dukwepa satani satani akubita igikompura na Yesu agakubita jide mbese nyine buri muntu avuga Yesu bitewe n'aho bagize gute rero icupa rya Sprite Fanta Sprite burya ibisubururu icupa risubururu Fanta irimo imbere ni umweru noneho ubutumwa bwiza mu muntu babusa n'ibikomere yakomeretse ariko bwasohokamo bujya mu kirahure bukaza ari umweru ako kantu nagasubiremo n'ukuri icupa rya Sprite uko risa ni icyatsi noneho Fanta irimo ni umweru ubwayo ariko iyo ikiri mu icupa ibisa n'ibikomere cyangwa ibisa n'icupa kubihuza rero ubutumwa bwiza reka asubiremo Fanta ya Sprite ni umweru icupa ni icyatsi noneho Fanta iri muri Sprite muri iryo cupa irayihinduka icyatsi ariko wayisuka mu kirahure ikaza ari umweru noneho ubutumwa bwiza uzabona abantu bose bavuga Bibiliya irera ariko buri muntu ayisobanura bitewe n'ibikomere yageze gute yakomeretse buza busa n'ibikomere umuntu yakomeretse rero igitangaje bujya kukugeraho umwuka wera yabuhinduye umweru amen rwose Imana ihabwa icyubahiro Pastor hari amaterime ugiye ngo umwana ngo ganja ya materime ya kirara twajyaga tuvuga nge nabonye unayandusha ariko Pastor banza warabaye ko kumwe imihanda igihe kirekire biterwa n'imihanda umuntu yarari kwari nge numvaga muri uyu mujyi wabaye imbobo cyane banasigaye mfite na smartphone kanagashaka bise haleluya amen ibintu byose bimbera gashya wenda kimwe muri byo kuba navuga cyanige siko buri gihe mpora nigisha mvuga biterwa naho ndisa n'ikiciro ngezemo iyo ndi kumwe n'abubatse mpinduka cyangwa ntanga ingero z'abubatse iyo ndi mu makorari ntanga ingero zo muri korari iyo ndi mu rubyiruko ntanga ingero zo mu rubyiruko niyo ndi ku bigo by'amashuri none n'igihe nkuramo ikoti afungura igipeso nkahita nanazinga rimwe urabyumva karuvati nkayidegaje abantu icyo gihe bahita basara
niwe pasiteri twashakaga urumva kuko bamaze kunyiyumvamo biratuma no kubaga no kwirekura iyo mbahaye umwanya ngo buri muntu azanganiriza asanga yumva yamaze kugira gute kunyumvamo nkabona uko mufasha nta kintu gituma nkoresha ziriya mvugo nzikoresha mu gihe cyazo ko ntabwo waba uri mu muhanda ngo ujye kwigisha mu biterane byo hanze icyo gihe bisaba kubwiriza noneho babandi wabwirije ukabayobora ku rusengero wayobora ku rusengero ugafata umwanya wo kubigisha ibyanditswe no kubambaza ko nazaba nzabisubiramo cyangwa impungenge oya nazo mba ndi mu kazi k'Imana kambyita akazi k'Imana nahamagariwe kandi kararyoshye yes ahembane dufite umukoresha mwiza ntabwo ari ikiraka byonyine igihembo yampaye kiruta ibindi ni amahoro yo mu mutima wayagura ikiza iteka ryose uzambona mbabaye muranezerewe muraseka karya nene narababaye mvuga ari danje imihanda yarankaranze nasigaye mvuga ati haleluya amen hakaba hari ikindi urabona abantu urubyiruko se cyangwa abantu bakuriye mu mihanda bagira n'imyambarire yabo kuko ntago wambara nk'umuntu uturutse mu biro wambara nk'umuntu w'imihanda nyine ushobora kuza wambaye amakoboyi ushobora kuza ufite na za mpeta ukuntu ukavuga utereka nibura njye hariya numvishe ko pastor yahageze reka njye kumva ubutumwa bwiza nagira icyo nkuramo nkahinduka ariko ugasanga umuntu yamubona amurebeye mu yindi shusho ukira aho ngaho yajya nkubwire ko abanyabyaha cyangwa abo twita abanyabyaha nibo barimo pipinyeri y'abarokore haleluya rero pipinyeri iravomererwa irakorerwa irufirwa iterwamo umuti ntago wayireba gusanga igiti kizava muri iriya pipinyeri amen begere tubaho urukundo icyo bakeneye ni urukundo babonera Imana muri twebwe none nubacaho bavuma nubacaho biruka nubacaho bavugiriza induru uwo muntu azahura na Kristo gute inshingano zacu no kubahuza na Kristo amen bariya nawe Imana irabakunda amen aha rwa rubyiruko rwavugaga ati rero ngewe mfite imyambarire yanjye sinzajya mu rusengero ubwo arumva ko pastor hari icyo atubwiye uretse no kujya mu rusengero se twe twanabasanze naho bari hari abatabikora pastor twanabasanze naho bari byo nibyo cyo nukuri rwose Imana yacu ishimwe cyane umuhamagaro nzajya mbasangaho mbabazanire nabo bagume mu rusengero nabyo biremewe ariko burya tubasangaho bari kandi tubasangaho bari tubacira imanza tubasangaho bari tubereka inzira bo babone ko ibyo barimo atari byo ko n'ugero ukati wakirara we Mana izakwicara leta batereke byamuvugane bikemura haza mwabarezi ereka Imana urukundo ereka abo bantu urukundo rw'Imana ubayobore no kuntu umuntu ahura n'urukundo rw'Imana amen Imana ntago ari interahamwe Imana ni urukundo yobora abantu ubereke ahubwo umuntu ahura n'urukundo rw'Imana gute umuntu atandukanwa n'iki n'urukundo rw'Imana umuntu atandukanwa n'Imana atandukanwa n'ubwiza bw'Imana atandukana n'urukundo rw'Imana kubera iki icyaha nareka icyaha arahura n'urukundo rw'Imana Imana nayo igize gute iramukunda naguma mu byaha we ubwe ku giti cye azaba yizize azapfa arimbutse ariko we wamweretse urukundo ako kantu ni akantu keza gata hari ahantu narindi umujyama wanjye yari umuhanzi ko nanjye nigeze kubaho umuhanzi ubwo urumva turamenyana arazaza mu rusengero yabaga yambaye impeta ipantaro zigeza umuntu aramubwira ati aho hantu baguhaye ibyo bintu ugomba gusubirayo umwana asohoka arakaye n'amarira menshi cyane ati ngiye nkasohorwa mu nzu y'Imana ubundi Imana musenga ni iyihe ndavuga intu umuntu umukoreye nabi wagombaga kumwereka urukundo kugira nejo yahinduka nejo yahinduka Imana idufiteho umugambi ariko hari ikintu ntekereza k'iby'Imana umuntu atevuga ngo birangize reka ducumbikira haleluya ubutatuzacumbuka amen ariko kuri Imana TV ndabakunze cyane ndahari iteka ryose nzajya nza tuganire ku byanditswe twivugira iby'Imana gusa uyu munsi duvuze ku bintu bitatu twongeye tuyibasubiriremo tuvuze ku gakiza ku mbabazi kubona tubonye ubutunzi Imana iha abantu kuruta ubundi n'amahoro yo mu mutima amen tubonye ko Imana buri wari wese imukunda ari uri kuma kandi tubonye ko dusangiye izina
ari abakomeye nabo ari igitanda ugeraho ugiye kuryama ukaberwa ukuryama ndaryama hose kingana mbese ukaba wasaba bati Imana mpishurira naryama curamye nuryama ku gasempure cyangwa ukirara ingange ariko mwese mukijijwe Imana ibita abana bayo. Imana yashimwe cyane n'ukuri pe. Murakoze kameramani, nishimiye kumubona. Yego nawe ndabyishimiye ariko vuga ngo amen. Imana yashimwe cyane rwose. Nukuri ni umugisha ukomeye. Ntabwo twari tuzi ko twagera ahangaha. Ndibuka rimwe umuntu muri Kigali yanjyanye ngo ajye kungurira amata hari muri 97 anjyana ahantu hakomeye, noneho banzanira iriya serviette batereka iruhande n'amata batereka iruhande. Ndavuga se nakandakadama nakadame, ndavuga nariko sinakadama ntagiye ntabajije uyu muntu, ndamwegera none saka ko bakarya gute, ati ko nako bihanaguza, ariko ubu none mfite mikoro. Imana yacishimwe cyane. Umuntu twasoza dusoreza haruguru. Nanjye ngo haye umwanya wo gusenga. Uwiteka Nyiringabo, mwamukomeye Data wa twese uri mu ijuru, twongeye kugushimira uyu mwanya Data Nyiringabo, watuyoboye ubana natwe utugirira neza. Rero Data Nyiringabo, tugiye kuva hano tujye mu mirimo itandukanye, ubane natwe uduhe umugisha. Bakunze ibijambo ry'Imana tugusabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.